Yes, muraho nshuti mukurikirana rwa rubuga mbabwira Israel so mumeze mute muraho murakomeye. Ubu ndazamutse rero nje ku musozi ahantu heza cyane, murabona ko ndi hejuru y'umujyi wa Rubavu, ariko nkaba nazanye n'umuntu uje kunkoresha interview, ndavuga ikiganiro. Yewe ngaho icyo wambaza baza ndakwakiriye mukozi w'Imana. Yes, twongeye kubakira namwe mukomeje kudukurikira kuri Izere Yesu. Imana nibaha umugisha kandi ibahaze kwifuza kwanyu, kandi n'ukuri ntimukabure icyo mwihera abana, ntimukabure icyo mwakiriza abashyitsi mu ngo zanyu. Kandi turabizi neza tudashidikanya ko hari abantu benshi mudukurikira, ari abakristo bagenzi bacu, ari aba mu ngo zabo, ari abamama, abapapa, mwese ndabizi neza ko mwubatse. N'ukuri uno munsi twaje kumwe n'umukristo cyangwa se na murokore ubusanzwe mukunze kubana hano. Ndagira ngo rero tugezeho ikiganiro yatutegura uno munsi kugira ngo turusheho gusabana neza cyane. Murokore muraho neza, ntago ari wansuhuje? Muraho muvandimwe, urakomeye? Urakomeye nawe? Turaho tumeze neza. Namwe ndakeka ko mwaba mumeze neza. Natwe turaho turashimira. Duherukanye kera rero, mukozi w'Imana, ese wagiye ukurikira ibiganiro bigiye bitandukanye n'abandi bantu bagiye badukurikirana. Ese waba warabibonye ute? Ese uri gutekereza ute? Ese wenda n'abandi bantu badukurikiye niki wabaza, niki twababwira? Ikintu nifuza ko aba bantu bagukurikira inshuro nyinshi bakunze gutera comment bavuga uti ese murokore agakiza ubona ari imbuto nziza yabasha gutunga umuntu. Ese agakiza umuntu akwiye kugafata gute? Agakiza buriya rero bavandimwe, mperutse kunyuzaho ikiganiro kivuga giti agakiza ni ikintu umuntu aharanira. Muri ako gakiza urwana intambara zigiye zitandukanye. Buriya mu gakiza uko umusirikare aba ari ku rugamba ahangana n'umwanzi, buriya n'umuntu w'umukristo nawe ku rugamba aba ariho agenda arwana intambara zitandukanye. Niko gakiza icyo kigaragaza umuntu w'umukristo. Yego, komeza umbaze, ndateze utwi kugira ngo n'abadukurikirana tubazere. Nukuvuga ngo icyo utubwiye ni uko kuba umukristo ni intambara ihoraho. Nukuvuga ngo agakiza ntago ari agakiza wakira uno munsi ngo ejo karangire cyangwa se none karangire. None nk'igihe ubimazemo cyangwa se agakiza hari icyo wakuyemo. Ese wakuyemo umuntu, hari icyo wakuyemo? Mu gakiza buriya rero reka mbabwire bavandimwe, mu gakiza buri Imana ikurindiramo. Hari igihe Satani aba yagusabye ashaka nko kuguterera ho ikintu bita ikompora, ndavuga urubombe. Ruriya rubombe rero iyo ufite agakiza, marayika ahita aguhisha ntirukugereho. Bijyanye no kuvuga ngo buriya n'umusirikare nawe ku rugamba agenda ahura n'ibintu bigiye bitandukanye ariko akabirwana. N'umukristo nawe niko agomba kugenda arwana intambara zigiye zitandukanye kugira ngo azabashe gutsinda. Yego. Okay, noneho ndagira ngo nkubaze, nk'umuntu yifuza kuba yagufasha byagenda bite? Yagusanga he? Ngewe mbarizwa mu gihugu cy'u Rwanda, mu karere ka Rubavu, intara y'Uburengerazuba, mu murenge wa Rugerero, aho niho mbarizwa. Na numero ya telefone njya nkunda kuyishyira kuri screen, ariko ibyo si byo manje gushyira imbere, ahubwo nkiza imbere. Ese nkawe w'umukristo uri guhatana muri ibi bihe tubona bigoye, ni izihe ntambara uri kurwana kugira ngo bigaragaze ko uri umukristo? Cyane nkawe waje kunkoresha interview, umuntu w'umukristo aba agomba kurwana intambara. Intambara byaba ari ngombwa kubera ko igihe cyose ugerageza kwitandukanya n'iby'iyi si, byanze bikunze birakugonga kandi biranakugora. Urabona buriya mu gihe umuntu ari muri iyi si agenda arwana urugamba rugiye rutandukanye, agahura n'ibikomeye, babyita kugeragezwa. Umukristo babyita kugeragezwa. Biriya rero iyo ugiye ubinyuramo, nyuma yo kugeragezwa ukuramo ubutsinzi.
ukuramo ubutabazi, uranahinduka. urahinduka ukaba mwiza. Abantu babonaga kera warasindaga se ngo waranywaga nk'inzoga, cyangwa warasambanaga, cyangwa warakoragwa n'ibyangwa n'Uwiteka, n'abantu babona ko wakoraga ibibi, ako kanya iyo babona ko agakiza wakambaye ugafite, warwanya izo ntambara zose, ubukeye. Murabona nkanjye rwose ukuntu umeze, uba ugomba kugaragaza ikiri muri wewe. Waba ugiye mu isoko guhaha, mu gihe umaze guhaha uhahiye amafaranga yawe kwibeshya akayarenzamo, ukayamusubiza, ukayamugarurira. Icyo nicyo kigaragaza agakiza. Waba ugeze mu isoko, wabona uhura n'umuntu uri gusaba ubabaye, ukamufasha, icyo nicyo kigaragaza agakiza. Cyane ko ntabwo twasoza iki kiganiro buriya muvandimwe, iki kiganiro ntakubwiye, hari umuntu uherutse kwitaba Imana, apfana n'urubyaro rwiwe. Buriya nkuriya mugabo nagiye muvugaho n'abantu benshi bamuvuzeho. Buriya agakiza ni ikintu yakoze cyiza, nuko yari avuye gusenga. Ese tukibaza, nkawe buriya utashye uvuye gusenga cyangwa ngewe, byose byaba ari byiza? Buriya weweho wamuvugaho iki? Yagiye neza kuko yaravuye gusenga, kandi ikindi Imana ihamagara ukwishaka. Yego, naturanye kwishaka. Buriya rero kamubwire, muri iyi minsi iri no kugitoranya, iri kugenda itoranya, ukabona iragitoranyije. Ariko reka mbabwire bavandimwe, bantu mukurikirana uru rubuga, mujye musenga, mutwara agakiza, mwambare imbaraga, mwambare gusenga. Iyo umuntu afite agakiza aragaharanira, ariko hakaba hari icyo twahishiwe, tuzagira gute? Tuzabona. Nimugire amahoro, tubahishe ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Bantu mukurikirana uru rubuga Yesu, cyari ikiganiro narinzanye kivuga ku gakiza. Umuntu yamaze kukabona uko yitwara, akagenda neza, agakora ibishimishwa n'Imana. Turabakunda.